Mbahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kata TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka mbifurize umwaka mushya muhire mwese dutangiranye dusozanyije umwaka. Reka nizere ko tuzatangira n'undi bimeze neza cyane nkuko bisanzwe. Abari mu bihugu byo hanze mwese ndabasuhuje ndetse ndabari mu Rwanda nshimira buri umwe wabaye hafi. Samantha mu birori bye mwese ndabashimira. Uyu munsi ndi kumwe na umugabo n'umugore. Sawa kabisa. Kibazo nuko imyitwarire yiwe. Nitwara nabi. Sana. Kuba ntango ukuri buriya nitwara nabi buriya ke. Witwara nabi sana imyitwarire ntago ari sawa. Kutumvikana. Nyine ku muntu oya ariko kurumvikana ku mpamvu zanjye. Keka wenda ko impamvu ishobora gutuma ujya mu kabari ko niyi. Suna no gusuhuzanya koko. Sikari ngiri kubibaza ninjye gusa. Nibiki. Habe no kunsuhuza. Acha brage bana. Wembira ngambwira nyinshi ushaka kumbwira ngo usubize. Ubundi ufite ikihe kibazo ariko ubundi? Ikibazo cy'iki nta kibazo na kimwe mfite pe muri life ndimo. Nta kibazo ufite? Ikibazo mfite ni cyuko watangiye kujya wihakana umwana kandi ibyo bintu bitari ngombwa. Ubusurita yani ko tubana noneho. Ntabwo nshaka ko tubana. Uko rego uritonda raki nawe urabizi. Rero ndikuzira ubwitonzi. Ndikuzira ubwitonzi. Ntago ari ukubizira no se kugira ngo nzajye kubana n'umusore w'abandi mutera agahinda mu babaze. Ikiza suko twabireka. Ahubwo wowe twirerera umwana. Umugiriye impuno n'ubwanyu mwanyu mugize. Nalila. Urumva ufite imwe basi. Oya baby ntago ari uvuga ngo ngufite imwe. Ni inshingano kandi biranakwiriye. Niba numva ntashaka kubana nawe suko nkwanga. Kubera iki se kubera iki? Lucky urabizi igikundi ngira. Ese igikundi wakirese ubundi bigutwaye. No igikundi nyireke gute byakunda. Igikundi wakirese. Ntago igikundi cyanjye ari cy'abasinzi. Arabizi abantu tugendana n'abagabo n'abasore. No se abagabo bakuru. No se ntago tuba tugiye gusambana. Mukoraniye business. Hoya. Na mukoraniye business nabo bagabo. N'ubushuti bura. Ushize muri kuncuruza. Abagabo mukoraniye business. None se ngureka nkubwire. Niba wenda mfite nk'umushuti wanjye, sibyo nkaba njya kurangurira kuri make haranyavugogo ibintu by'inzoga by'ibyuma nyine. Icyuma wirwonywa. Oya ntago ari byo kuvuga ngo nibyo n'ibyuma. Je n'ibindi nyine nuko n'ibyuma nabyo mbicuruza. Business duhuza ntayo ahubwo ko baba bafite ubushobozi ngiye na Fred nshaka kumubwira ati wampaye rifite ukanjyana Nyabugogo nk'umuntu ufite akamodoka akagira iki akabangejejeho akabaranangaru icyo gihe niba nari bitegereje bibiri cyangwa cyangaye nkabibika amakuru muturanye Juma amakuru nyine ni meza hano ka Juma ntago karisa wa oya ariko nta kuntu wayorwa amakuru muturanye reka aba yafite cyane namakuru kugihe se Juma ubwo umwibutse kandi ari umuturage se nose urumva umuturanye wawe namubura gute Juma araho ariko ntago niza muvuga niwe witangura ngo aramuvuga okay na voice boss kutifuza ko turi umwana n'ikibazo oya ndabishaka pe nta nubwo nshaka uyu mwana atakubona ariko kukubona bitandukanye no kuba twaba tubana kandi ambona gute tutabana none se ubungubu abantu bose bafite abana ntago bahura na base kandi batabana nabo guhura mu buhe buryo sha asazaza warandakare nkanakwinginga ngo ngune mu rugo nkanamubeshya ngo mfite ikibazo ahita ambwira ngo ibyo ushaka ndabizi yanga kuza arango nugukura kuza Nsekese bikenewe kugisha ukuri. Ariko ntago nyine yakora kuza. Ese ubundi waje tukabana ikibazo kiri. Reka nkubwire Juma. Nakumva ngo Juma nanjye kuvugisha. Ndakina Juma. Sawa kabisa. Mana yanjye. No ubusa koko ndabaye se. Oya nta kintu nkeye. Tubyizere. Ntago nshaka kukubabaza pe. Kubana kwa. Nose ubundi kwambabaje kudashaka kumbabaza ukajya kumbabaza urara mu tubari. Oya
kandi unywa ugasinda njye mfite akabari kanjye nkweramo nose kuba ufite niyo akabari sohotse ngenda ndi kumwe n'abantu nizeye ku buryo batantura hasi rega nanjye umwana ndamukeneye nose ageze se mukeneye ndamukeneye pe ntabwo ibyo bintu bya ntabwo numvikana nabyo sibyo twakumvikana nabyo kuko nose abantu bose bagira akabari bagira imyitwarire nk'iyawe ese Juma tubonana kanga tuvyisha ukuri Juma ni umuturanyi sibyo sorry Lucky tubonana akanga kuba nabonana nawe sibyo abonana na Juma cyane sibyo none se n'umuturanyi usigubana na Juma se umuryango wanjye niwe biregeranye yes kandi abaturanyi babyarana abana basa nshuru oya ubwo cangiye kuzaba ibindi bintu ngiye nago nakuganza uzanganza ndabizi okay ikintu kiriho ni kimwe nashaka kubwira sibyo bitewe n'ukuntu wenda Imana yarebye ikagira Juma nk'abantu bo mu juru ngiye buriya ndakubariye kera cyane sibyo ugiye wicara wumve ko nta kibazo mfitanye nawe nta mutima mubi ngufitiye icyo nifuza kwitetesha ko abambabariye Kasa nawe yatumura ataba romantique umva none ikintu kiriho ni kimwe nakifuje kubona abana nawe kwanza n'iki nifuza mana yanjye rero igisubizo ndakibuza ariko kirahari kambeseri oya ke njyewe nta ikibazo kandi gikomeye cyane gusa icyo nakubwira cyo ahantu uri mugana ntabwo ari heza ntabwo ari heza rero Lucky ntago nanze kubana nawe pe uri umugabo mwiza uri proud yanjye oya reka mbaze musobanurire wenda atagira ngo ahari wenda hari n'indi ntenge kandi ntayihari sibyo uri proud yanjye uri umwe mu bagabo nifuza wifuza kandi wifuza kubana nawe nyine sumva nkubwire yarakubajije ikibazo kutari kumusubiza nyine impamvu nyine utifuza kubana nawe mu nzu ntago ari kunanga kubana nawe pe ariko se ni ikibazo cy'isima uracyari mutoya kuri uyu mwoga yego subiza kuri yo ntabyo nzi uri urumva kuvuga ngo njyewe aho kugira ngo tuzabane ejo uzabyicuze nzabe nk'abamiki nzabe nk'abajaki unyambike impeta nyijugunye Fazari navuga ati kambyara umwana tufatanye kumurera nk'umwana wacu noneho ibindi bizaze nyuma twaragize iki umwana wenda namara gukura twarakuze twese ngiye mbara ntaranakura mu mutwe sinzi impamvu urumva nkimara ngiye mbara ntarakura mu mutwe ngo nagugu none sikankubaze none kuki wumva ko waba nk'abo ngabo bandi wabaye wowe ku giti cyawe njyewe nyine ukunze n'imyaka tumaranye inshuti mfite urazizi sibyo na mbere y'igihe urabizi zarakubangamiraga nose kubizi ko zimbangamira kuko udashaka kuzirika ariya njyewe nabone indi ufite umumaro si ubwo none ni wowe pe urumva wakigiranye n'abantu none se kuki wumva watakaza umuntu inshuti ufite umumaro bivuze ngo abo bandi ahubwo bafite ese Juma k'abantu bahinduka na Korakisi k'abantu bahinduka Juma k'abantu bizi uzi ko ikintu kigiye kubaho Juma ndamuvuga akahita mpamagara urumva k'abantu bahinduka turamutse tubanye twabyumvikanye twanabyemeranyije yego ndagukunda nibyo nyuma yaho ugasanga nanjye ndahindutse mbaye nk'abandi ko nta wamenyishwa byazagiye kuki wumva ko uzahinduka ariko nyine usisi impamvu wabaye wowe ku giti cyawe biti shamana akora ikibazo ufite ni iki ntuzanyuze akantu gato uravuze ngo umutwe ngo wumva utarakura nabo byiyumvamo kutarakura mu mutwe nyine nk'iyo apana ku bindi bintu nyine nk'iyo ndebye Lucky mbona mukeneye Lucky ukabona umurusha ubugengeri oya nawe ngaho nandutse ngo ndareba nk'ikijura urumva umurusha ubucakura oya ntabwo ari ubucakura Lucky ni umwana mwiza aritonda pe nose ubukweri ngende njya aho ngaho ntere ku mutwe ngo ngiye gushaka umugabo ejo tubane cyange ngiye mafite ubwoba bw'ubugurira mugabo arya ngo wabonye ngo abagabo ngo ni Juma ni ukeneye Lucky wabonye ari stress ufite gahunda yo kubyara abana wohereza mu cyaro nose Lucky kubiza story zanjye uriya mwana mwaje mu cyaro uko nabuze ubushobozi cyangwa nuko umwana umeze kuri yabiragwa kumuresha umukozi
kandi ntabwo nakicara hariya ngo mvuge ngo ngiye none se kuki yabaye umwe ukaba ugiye kubyara wa kabiri ukaba ukeneye wa gatatu wa kane erega amakuru angeraho nose nabyara abana babiri rwose baye ngombwa ko umwe apfa ako siko mbivuze ngato ko bose ndabakeneye oya nibaye ngombwa ufite wowe numvise ufite ntago ari ibibi keza iyo teganya ibintu byose ibintu birakunda uzi ibintu byiza afite kuri we afite kubyara abana bane batandukanye kuri ba papa babo kandi nabwo atarera ahita abyara ko yohereza ikibazo cye mama wawe kumufasha nkamenya ngo akeneye ibikoresho bihagije bifite intungamubiri imbuto wifuza kubyarirwa ngo ajya azanga utangiye kunteranya koko nawe cyicaye ibyo ndabizi araguteranya hejuru y'ikiko mbizi nta kintu dupfa njye nawe nta kintu dupfa nose kuri kubimwibutsa narabivuze yaka ko wimwe nustegereza ko ntabizi cyakoze kugira ngo ngiye tuzabanira ki ngiye nkubabaze tubane nkubabaze nagenda nkabyara abo bana aho ngaho sori nkababyara aho nkamenya ngo ndi njyenyine nta muntu ndi kubangamira muri life yiwe uretse ko Imana yaremye iraki nk'abantu bo mu ijuru nta wundi muntu sibyo nta wundi muntu wapfa kwihanganira imyitwarire yawe ariko njyewe bitewe no kuvuga ngo eske uriya mwana bizagenda bite niba umuntu afite gahunda yo kubyara abana bane batatu kuri papa babo buri mwana yohereza mu cyaro finally izaba iyihe ari njyewe n'izo nshuti z'ibyo bikunde byawe nabaye bafite umumaro njyewe rero raki ntago nakompitikana n'inshuti zanjye nawe namukompitikana n'inshuti zanjye nawe gukompitikana ntago nakugereranya n'inshuti zanjye nawe kubera ko wowe uri umwihariko sibyo umwihariko kandi ugiye kuba papa bebe sibyo ikindi cya kabiri mwa nshuti zanjye simbanze kubareka birangoye kureka naraki birangoye murabizi nose ubwo ndagenda ko namahita mufite byara none nsigaye numva ngiye no gusara gusara kubera kubona bajuma kibazo ki birananira pe none se nabo bampa ibyishimo none twaba turi kumwe nkishima ariko muri iyi minsi yaranyiyimye no kuri gahunda ariko bongo baguhaga kandi buri kiraki ya ntago niriganira iyo umuntu atwite arigengeseye nose nzagenda abandi banogonore niba wumva ufite igikunda cyinshi ibyishimo rega ntabwo kunogonorana gusa ubundi nzishima nuvuga ngo bagoreza ibyishimo ariko be kukunogonora kunogonora n'ibyawe impamvu yawe nayumvise yego ngaho ukomeza umbwire impamvu udashaka gukomezanya na njyewe nayumvise afite inshuti adashaka kureka kandi buriya Faride umuntu ahitamo buriya inshuti nyine umuntu ahitamo ikimugirira umumaro ahubwo bigaragara ko izo nshuti arizo zifite akamaro kuri wowe kurusha urasetsa iyo uvuga ngo nta mahitamo ufite hagati nyine bose ni inshuti zanjye iyo baryita isomo baryita isomo ubundi ufite imitima ingahe n'umwe nose ibiri biramusekeje nose ni gute umbwira ngo arafite ngo Juma umuhereza ibyishimo sibyo ariko nta munogonore sibyo bivuze ngo amuhereza ibyishimo birenze njyewe niyo ndashaka gukomezanya na njyewe yes wowe niwo nogonora abandi ibyishimo bana kunogonora se aheruka kunogonora yarankati kuba uko ati ufite ikihe gihombo kandi ufite ba Juma ntago uko umugongo uryana buriya niyo mpamvu ni kandi Juma hari nose Juma kari umuturanyi nyine dusaba serivisi ibaze niba mfite business araza nkomereza ibitoki Juma afite nuze restaurant ibintu byinshi abifatira iwanjye icyo gikundi cyawe cy'abagabo n'abasore rero naburumva ko bahisemo kubera ko ari nyine dufite ibintu bigiye biduhuje kandi by'akamaro niba ncuruza nyine nuhuzwa n'iki gusangira iki kunywa ujya no kumahira kandi niyo babaje kunywa baje kuneza imbere nzabagira igikundi cyanjye kwa Kazungu no kwa Murokore byaterwa n'igitumye bagira inshuti asera kiko ari kundeba nabi uragira ngo ngiye bivuge gute humura shira umutima hamwe urabizi ariko inshuti zanjye nazo sikiriza kwanza umviriza
shyira umutima hamwe wagize amahirwe uhura na Lucky Imana yaramuremye nk'abantu neza 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 bo mu ijuru sibyo rero njye narakubabariye ibyo wirwamo ibyo banorogonozi abo bagwereza ibyishimo kazi yako sindiyo buri ari ukuntu bavuga rata ngo ndaryoshye aho impyisi aho intare ivuye sibyo hasigara impyisi siko biri aho intare ivuye hasigara impyisi ubwo rero nawe niba arabasha kumva abo baturanyi abo bajuma abo bande n'abandi shauri yako kano kanya mugabo se uri kugusaba ngo mubane ubundi abagore nitwe tukunda kubana n'abagabo nyine cyane ariko umugabo ari kugusaba ngo mubane ukigira ski ntago ari ukwigira ski njye nuko nashaka kubabaza Lucky ariko uwo mutima mwiza wawe kuyeho kugira ngo mugiremo ase kucyumva ko nta mutima mwiza nta mutima mu wakimuntu njye hari igihe nabyutse rimwe nsanga muri njye mfite ubumuntu kandi ndi umuntu rero wasanze ufite umuntu rimwe muri oya rimwe hari igihe wabyutse usanga ufite umuntu yego rimwe narabyutse nako byashize sanga muri njye mfite ubumuntu kandi ubwo bumuntu niwe muntu niwe ngiye tugendana no kuvuga ngo rero kugira ngenza yo kukubabaza nicira ubumuntu bundimo nabandimo ndakora ikoze wabikoreye utambabaje eske utekereza ko uko ibyo burimo ari byo binezereza kurenza uko nabandi hamwe na wowe utekereza ko kuba ntari kumwe nawe umva utekereza ko kuba ntari kumwe nawe urafuha nawe urabizi tuvugisha umva se ikibazo cyawe ugira ikintu kihumuka muri wowe sibyo ikibazo cyawe ugira ubuka muri wowe nusho mbese akumenya mubuka abantu benshi bakunda kuvuga ngo ndahubuka uravuga mbere yo gutekereza utekereza ko kuba ntari kumwe udashaka ko tubana ego sheri wanje ari byo binezereza asegwe utekereza kwirwa mu tubari mu ase kucyumva niba abanogonozi bawe utekereza ko ari byo binezereza n'abantu mwibe bya kunagona ni muzabyibazaho no gukubita umuntu inkoni agataka ryama inkoni ninjye wabizanye inkoni umunogonozi wanjye n'uyu nguyu nta wundi pe nta wundi muntu umunogonozi urabizi se urabizi turabiseka ariko biranababaje sibyo ikintu kimwe ndi kubona nuko ahanini buriya wowe ukunda kureba nose dore n'amapantaro atangiye kwanga kunkwira ndetse umuntu wambara ipantaro gute ubu mwabantu mwe mu ndebe cya kibazo cy'imitekerereze koko basi mungire inama y'icyo gukora mureke kuntuka Lucky akora mu nama izo ari n'abari bwangire ndazisha barangiye ahubwo barantuka izo barantuka kwica ukwiye nawe ajya cyo dupfa nose inama mba naguhaye nje nkanapfukama basi gerageza hinduka shabyo gerageza ndabibona pe ariko se ntabwo nshaka kukubabaza umuhungu wawe nalilahi ntabwo ushaka kumbabaza kangahe kabiri kana kubabaje rimwe wambabaje rimwe utekereza ko iyo mbonye biriya bifoto birwo mbona impande n'impande byo binezereza utekereza ko byo bitambabaza se gusohoka n'icyo gikunde nawe banogonozi utekereza ko byo bitambabaza ase kucyumva ko ari abanogonozi banjye ka niwe muntu we none se reka nkubaze uva kunogonorana kumva gatima sinzanuka ari gutera ari guhita ashaka biri siko biri ndimo ndashaka keza nawe ndimo ndashaka ariya ngo baragutuka cyane reka nkubwire bajye bavuga ibyo bafite simbizi shanono simbizi kabisa barantuka pe umuntu wambye undareba nk'ikijura yaramba asebe tubyifuza umuntu amakosa ubu ndeba nk'ikijura uwo muntu azi kwitegereza neza wari wanyweye ariko ubu buri muzima ubu nta n'icupa yanyweye pe kuba atari icupa yanyoye isura mbona ari umwana ariko bari butahage ntabwo yabura ibyo birumvikana ariko kumwe n'inzu akamana asefari uyu mwana rero Farida dupfiki ntacyo urumva uzangaraguza gutya tu kugeza ryari ntago nakugaragura mfite barumuna banjye benshi beza namuvuga ariko hari icyo umva ngo barumuna be
mfite barumuna banjye aho kugira ngo ugaragura agati ni ukugaragura agati ni ukukugaragaza agati urimo uragaragaza agati namuherezamo umwe kuko ni beza ntago yabanga oya none se kari kumbwira ngo ndamugaragaza oya ntago ari kumutiza none se kumbwira ngo ngiye ngo umugaragaza agati kandi ngiye mubwiza ukuri kw'ikindimo uri umugabo mwiza pe uko niko kuri kukuri yego pe ndanaryamanga na kurota ukarota bimeze bite nafuye oya dihoze ni kuvuga ngo rero nta rwango rurimo ahubwo gufata umwanzuro muri njyewe ntago biraza byo kumva ngo ngiye gufata umwanzuro mbane n'umugabo bizasaba iki buriya bizasaba inama bizasaba umwaka munyahara abafana ni batanuka bizagera igihe nkatekereza nko batindi mu makosa bizagera nago urafata icyemezo wafashe nicyo kubyara abana bane ko batandukanye ku papa babo ariko se abana bane mumva muza munyiterera inda none aho bigeze nose bumbivuge gute batera inda hejuru y'indi oya bayitere uyu navuka mwongera kwagiye imyaka uzi ikintu ugiye kubaho ndashaka umuntu uzantera inda y'abana babiri reka ngwere utirukanka wowe muzi ko atemera kunogora ufite abanogonozi benshi nge ntago ufite abanogonozi benshi afite abanogonozi benshi nge maze kubona ko nge ntagikenewe nabo gikenewe umuntu ukeneye arabimwereka si ibintu bigaragarira buri wese yego hano mu bigaragara ntago kubera ko Lucky akwereka urukundo rwinshi agufitiye no gukunda ariko ugakurushaho kumujya kure kugira ngo umire n'abantu z'abantu n'abanogonozi abajuma byo bikunde ahubwo Lucky nge inama namugira nihangane nyine kuko wanze ko mubana ko nyine umwana azajya uza mu rusure nkuko bishaka kuko bise bigende ndose ubundi uranga ko tubana ngo hakorwe iki ubundi turira umwana nyine tumurere duteze ujye uza kunsura unogonora umwana kure neza nta kibazo afite nanavuga ukomeze umwiteho ibyo bintu nk'ibyo nyine njye ntabwo ndi umunogonozi kwanza none se ko wanagonoraga ubu ngubu nibwo ubonye ko utari umunogonozi aca brage waje gusanga utakiri umunogonozi njye ntabwo ndi umunogonozi sibyo urumva imvugo skiya urumva imvugo asigaranye imvugo zo ku muhanda ibirwa tora ubu ngubu hari umuntu uzi ngo kunogonora ni iki hanyuma uri kubibwira injiji kunogonora ni ukunywa byeri wamara kunywa byeri ugataha ubwo mbaye umunywi wa byeri uri kuranga kunogonore ubu ni umunywa byeri ariko mwamuriyeho ngiye kubona kandi reka nkubwire reka mbigusiremo bwa nyuma sibyo bwa nyuma inzira urimo uganamo si kuganisha ahantu hazima hinduka Imana yo mu ijuru utanga igeno hari umuntu ugize kumwanga igeno ngo umuntu arahindura ariko naje gusanga igeno nta warihindura buriya mu byagombaga kukubaho cyangwa nge bikambaho twari buzahura ibi ngibi bikatubaho tugomba kwihangana rero ariko ushaka kwihindura ugahinduka nyine none erega nanjye njyewe niko mbona ko ariko ikibazo ngiye ko mbona ko uri kugenda ugana mu rugo afite mbona nazabwangiriza nawe agahinduka akaba undi muntu bese bivuze ko wangiritse udashaka kumwangiriza narangiritse se nshaka kukwangiriza ndi kuzira kuba narangiritse no umuntu wangiritse wamuretse n'ubundi akabyivuga yarangiritse ase ki urashaka ko umugabo wanjye nyanga akabikagenda bite ese niba ko wangiritse nyine kwangirika nshaka kuvuga umugabo wa mbere yarankomerekeje kuvuga ngo ngiye kubana n'umugabo akabingu uko tugiye kubyarana biragoye bo uzi ikintu kiri hose uguhitamo no kwawe uburenganzira no bwawe sinakubuza uburenganzira bwawe bwo gukora ibyo ushaka bwo kujya aho ushaka gusa ariko icyo nemera cyo ni kimwe kwasiteri yirwa ikata finally birangira iparitse kwa nyirayo ubwo bisobanuye ko sibyo bizarangira hapo siko bimeze kwasiteri irakatakata umujyi kuva mu gitondo mu mujyi Nyabugogo Kimironko Remera buri hamwe hose ku mugoroba birangira iparitse kwa nyirayo siko biri bisobanuye ko nawe ngiye kuzenguruka nawe rero zenguruka mu byo uzengurukamo sibyo reka muheze uburenganzira bwawe
bitewe nuko njyewe nyambona Imana yarandemye nk'abantu bo mu ijuru wamaye ni ukuri kandi niko kwiza sibyo reka muhereze uburenganzira bwe ko njyewe nta kibazo mfitanye nawe naramubabariye ku mutima wanjye ndatuje kandi ndoroshye uranahehereye njye ndoroshye ndatuje kandi ndoroshye kabisa wowe ubwawe bizengurukemo numara kubizengurukamo gusa icyo nagusaba cyo ni kimwe icyo nagusaba cyo ni kimwe ku mwana ho ego ma mbigusubiriremo ku mwana ho habe tension siko biri wa mwana we rero naho kujya bazajya kumeza umwuka gira uvuke njyewe urashaka vuka igihe kitageze oya nta gihe nikigera abone mbone kubyara ese kumwirukansa bundi wenda kujya hepfo mu mutwe ufite gahunda ki jewe hari igihe nicara Faride nkagutekereza ukanshanga ubundi none se ngo ninzenguruke ngo ku mwana we ngatansiye yema tension wamfashije wamfasha attention nyine ukore ibyo ukora byose siko biri noneho ushaka mfite ikibazo mu gitondo nsigaye numva nshaka raki nkumva nta nukuri wazampaye umupira mu gitondo umupira nukuri umaze iki umuntu mudaherukana ukamushaka gute umupira umaze wiki nyine byibuze nkawe ihumuriza none se tutiriwe tumugora ko Juma ari umuturanyi wa hafi kandi ko jemba ndi kure sibyo none se Juma reka nkubaze Juma yanteye inda cyangwa ni yawe nuvuga ngo ushaka umupira w'inda se ushaka umupira wawe udafuze njye nkihumuza ubu ngubu abafana bagiye kunuka kirashaka ukuraga icyo ngicyo muranze mungize umurozi buriya ni wowe abafana cyangwa se aba bakuzi abatubona cyangwa se abakakugira inama iyo bakugira inama bakabona udashobotse barareka gusawa bararekura wowe byahombye Faride agira ikintu ubwira wowe byahombye kisho naki turasoza agira ijambo reka ndamukunda kandi ikindi cya kabiri ni umugabo mwiza agira umutima mwiza ariko simpaye abakobwa ngo birirwa bakwaka nimero ndabiyamye urumva nanjye ndaje nshaka igikundi cy'abakobwa sawa kabisa ushize arambwiye ngo mu rugo ngo sawa ntabwo nakugize ngo tujyane ukabyanga ndaje nshaka igikundi sha ariko ye urasetsa cyo nakubwira cyo ndagukunda ndakubaha nk'umuntu ugiye kubyarana ndasetsa uranansetsa ariko rwose mwabantu mwe ndamukunda pe ariko kuba akantu ko kubana mu rugo nk'umugore n'umugabo ni stress bidatumye ngo namwe mutinye gushaka oya muzashake ariko njyewe rwose ntago niteguye gusa nyine ndagukeneye mu buzima bwanjye ariko sinkeneye ko tubana nk'umugore n'umugabo like nawe ngaho musubize twisana bo igikunde cyo urumva niba afite igikunde ushaka kujya mu gikundi bucyakubuze ushaka kujya mu gikundi naraki cyakubuza amasaha yagiye nose nanjye ndi mu gikundi tugenda tukijyanemo nanjye asundi umunsi wampaye umwanya nanjye ndaje nshaka igikundi ni umunsi wampaye umwanya basi byibuze iri joro igikundi kiraba cyakwemereye basi ndemera ngusohokane igikundi kiraba cyakwemereye iyi namusohokana arabizi eh njye nemere ngusohokane ariko iri joro ni ryanjye nawe reka nkubwire ikintu kimwe sibyo bino bintu muzabikatemo noneho bazanuka bakanyica reka nkubwire isi igikunde cyawe ni cyiza kuri wowe ni cyiza pe sinabihakana gumana n'igikundi nicyo wambwira sibyo ubwo niba igikunde cyiza kuri wowe nanjye nuzi niba ufite ibyishimo ubona mu gikunde ngiye kubera iki nashaka igikunde mbonamo ibyishimo ariko bitarimo kujya kunca inyuma nose ibyishimo igikura mu gikunde nanjye afite igikundi ariko ntabwo njya nkuca inyuma icyo gikunde se ukura ibyishimo byo kunca inyuma atanu arashize njye wenda nkane ane bo reka nkubwire ikintu kiriho abagabo reka ntabwo tukureke n'abagore ugende ujye mu gikunde cyawe tujyanemo uyu munsi nagiye igikundi njye nawe
oya icyo nakubwira niba amahitamo ni ayawe ariko ni abiri. Aya mbere ufite komezanya n'igikundi, aya kabiri ufite indi choice yo kuba wabana na njyewe. uzahitamo igikundi ikibuga ni nyerekeje kuri wowe, ni wowe ufite guhitamo agufitiye iki umumaro. reka tunasoreze hano abantu dukurikiye byabaye byabwira aba bantu wandike muri comment tuzasubira gutanga.